Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Black Voice Media TV. Muri aka kanya tuje mu kiganiro ikubagaho bitewe n'inkuru nshya ziri gusohoka ubu tuvugana. Gisegeti ariyahuye. Ese yiyahuye gute? Ibi Baraka azanye ni ibiki? Ndaje tubirebere hamwe. Si ibyo gusa kandi mu bijyanye n'urugamba nagira ngo nkubwire ko drone za Kinshasa zamaze kuba zarasa ku bitaro cyane cyane ku gice kivurirwamo abana ndetse kandi zanarashe ku kigo cy'indege cya Minembwe. Ndaje tubirebere hamwe ibijyanye n'urugamba ndetse kandi nakubwire ko hari gahunda cyangwa se projet yamaze kumenyekana iri hagati ya Gisegeti n'umuhungu Habyarimana Jean Habyarimana ihuye na miliyoni 21 z'amadolari yo kugira ngo barokirite abasirikare bashya bo gufatanya na FDLR ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Iyi projet amakuru yose amaze gusohoka namaze kuba nayegeranya, ndaje nyakubwire cyangwa se nyaguhe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bana natwe rero niba ukunda ibiganiro byacu, icyo nkwibutsa ni cya kindi, ibuka gukanda like ni ibintu byiza cyane, iyo bikanze biradufasha, ubundi bindi nanjye ubimbaze uko bidufasha kugira ngo Google idukore recommendation ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Iyo bikanze rero ubu dushyigikiye mu buryo bukomeye cyane. Ku rundi ruhande reba gato munsi y'ikiganiro urebe ko wakoze subscribe, nusanga kirimo ijambo subscribe uhita urikandaho, cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, uhita urikandaho uhita ufungura n'akazogera gahita kaza kugira ngo bizajye bikorohera kubana natwe mu biganiro bitandukanye bigendanye n'amakuru abagezweho. Ikaze rero mu kiganiro aho uri hose ndagusuje kandi ngo ikaze, munyemere tubyinjiremo byose mu buryo burambuye. Twihuse cyane rero reka duhere mu bijyanye n'urugamba. Ese mu bijyanye n'urugamba hari kuvugwa amakuru ameze gute? Kuko amakuru yose twamaze kuba twayegeranya, hari ayo y'urugamba ndetse kandi hari wa mushinga wa Gisegeti ndetse na muhungu wa Habyarimana Jean Habyarimana uhwanye na miliyoni 21 z'amadolari wo kongeramo abasirikare muri FDL cyangwa se kuyivugurura, ndetse kandi hari nandi ajyanye n'urugamba. Minembwe uyu munsi sinzi igihe amakuru akugereraho, gusa aho bonera ikiganiro umenye ko ninjiye muri studio maze gukurura amakuru avuga ko imirwano cyangwa se yumvikanye ku gasozi ka Ruhina Mavi. Ahangaha rwose mu minsi ishize haherukaga imirwano kwa gatanu w'icyumweru cyashize, ubwo twirwaneho yirwanyeho ifatanyije n'intare za Sarambwe bakahirukana FRDC. Ubu tuvugana rero FRDC yari yahagarutse uburyo bukomeye cyane, ariko yazanye abitwa abahibu Special Force, bagarutse bambaye night vision kubera ko hari nijoro. Night vision ni zandorerwamo abasirikare bambara mu gihe cy'ijoro kugira ngo baharebe bisa naho ari ku manywa, ndetse kandi zikabafasha guca mu nzira zidasanzwe zikoreshwa. Izi night vision baje bazambaye, birumvikana zirahenze, baza kwisanga bageze kuri aka gasozi ka Ruhina Mavi. Ikintu cyaje kubabaho rero, biravugwa ko baje kurwana twirwana kuko yahashinze ibirindiro, kandi yo inamenye uretse kuba nta night vision nyinshi yenda yabifite cyane, gusa yo imenyereye iby'aka gace, imenyereye inzira nyinshi zigiye zitandukanye zishobora kwifashishwa kugira ngo ugote umwanzi. Ari nicyo cyaje kubaho. Hanyuma Hibu Special Force ziza kuba zatsindwa, ziza kuba zahunga. Mu guhunga rero batakaje umukoloneli, gusa bamwe bajijinganyaga, bamwe bati arakomeretse abuze uko tumujyana, kubera kandi amasikoti ye yaramaze kuraswa, kuko nta makuru yandi bari bamenye ko bageze hagurya. Baravuga ati umuyobozi wacu ari hehe? Uyu mukoloneli bamaze ko batakaza ngo niwe bari komanda secteur, niyo komanda cyangwa se wari uri komandiga icyo gitero. Gusa mu kwirukanka birukase bamwumvaga ku cyombo bakiri ku rugamba, bumva aracecetse, niwo bagisereraga tujye imbere tujye inyuma tujye kurwa, bagiye kumva bumva ku cyombo yacecetse. Uyu mugabo rero biravuga ko yaramaze kuba yaraswa bya nyabyo, hanyuma abamwumvaga ku cyombo bumvise acecetse bahitamo gusubira inyuma. Basubiye inyuma bati umuyobozi wacu ari hehe? Bararebarebanamo babura n'umwe, bareba mu nkomere n'iki babura n'umwe babona ko ari umuyobozi wabo cyangwa se wa komanda secteur, baramubura. Bafata icyemezo cyo gusubira kujya kumureba kugira ngo babashe kugira ute, kugira ngo babashe gufata mayiti berekane ko yenda yapfuye, cyangwa se niba basanga ari inkomere bamujyane guhabwa ubuvuzi. Nyine ibintu nk'ibyo urumva ntago bari kubona uko basobanura ngo umuyobozi wacu twamubuze, kandi baterekana basi na mayiti. Mu gusubirayo rero biravuga ko baje guhura na twirwaneho n'intare za Sarambwe, nanone bakongera kurwana inkundura, ndetse kandi
uku gutwara amayiti ye. Gusa ku ruhande rumwe biravugwa ko bishobora kuba byo byakunze, ariko nabwo birukase kibunamo amaguru, amasasu aba ari ku mugongo. Bamwe batwaye nyine, urumva batwaye mayiti batakaza izindi mayiti nyinshi, ariko icy'ingenzi ni uko umuyobozi wabo bamwe bamutahanye, ariko nanone ntibivuze ko barushijeho kongera gutakaza. Hagarutse nyine abameze nk'aho baje kwiba umurambo, gusa biza kurangira bibakundiye. Ni nayo mpamvu Indatwirwanaho ishyize hanze amafoto cyangwa se cyangwa se Intare za Sarambwe ngo zigaragaze iyo mayiti, ariko biravuga ko umurambo wamaze kwibwa, bawutwaye aba FRDC, ndetse kandi bakaba bawurenganye hafi yo kwa Gakina. Ahangaha naho binavuga ko naho hasigaye abandi benshi bagize cyangwa se barashweho. Indatwirwanaho ubwo yabirukaga inyuma, ndetse kandi bakaba bahungiye mu bice bya Poezero. Hari izindi nzira bivuga ko baba banyuzemo, kuko baje kwigabanyamo ibice bitatu mu bahunga Twirwaneho n'Intare za Sarambwe. Ubwo ni bande bahungaga? Ni FRDC, ni igisirikare cy'u Burundi cyo kwa Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye, ni za Wazalendo, ni abacancuro, ndetse kandi ni P5 yo kwa Kayumba Nyamwasa na FDLR irimo n'abakrap. Ariko noneho ubu tuvugana, abari bagabye igitero bari main cyangwa se bari basa naho bayoboye urugamba ni nabitwa Kibu Special Force ya FRDC, nibo bari bayoboye uru rugamba. Gusa urumva ntago bari guhunga ngo Wazalendo isigare. Wazalendo yagombaga kubirukanka inyuma, birumvikana. Rero ibice bivuga ko ubwo bigabanyagamo gatatu mu guhunga kugira ngo batatanye imbaraga z'Intare na Twirwaneho bareke gukomeza kubakurikirana. Bamwe ngo bakase mu nzira ijya ahitwa Irundu, abandi bakata hitwa Ruremba, abandi baca hitwa Bicumbi. Hanyuma biza no kubakundira ko bahunga, bivuga ko ngo baje guhurira Poezero kuko bafite ibirindiro. Uko rero ukuntu ibitero byagenze, ndetse kandi byaje kurangira, ikiriho nuko Intare zabashe gutsinda na Twirwaneho babashije kwirwanaho mu bufatanye bwabo nyine. Ikiriho nuko agasozi ka Ruhinamavi katabashije gufatwa. Iyo kaza gufatwa rero byari kuba bibangamiye umutekano wa Minembwe, kuko urumva aka gasozi ka Ruhinamavi kari hafi ya Minembwe centre. Ubaye ugafite birakorera gucungira umutekano Minembwe, cyane cyane ibitero byo mu kirere, kubera ko icyaza cyose kije kuga bitero kuri Minembwe ubasha kukirasa uri kuri Ruhinamavi, ndetse kandi n'ahantu heza gushyira ibirindiro kugira ngo ukingire Minembwe centre itaza kuba yagabwaho ibitero biturutse mu bice bitandukanye birimo bya Poezero n'ibindi bice bigiye birimo nyine aduyi, niko navuga. Urumva rero ko icyabayeho ninde watsinze mu magambo makeya? Ni Twirwaneho ndetse n'Intare za Sarambwe, kubera ko nubwo zari zatewe zabashije kwirwanaho. Sibyo gusa kandi biravuga ko drone za FRDC zarashe ahantu habiri h'ingenzi. Mbere gato yuko tujya kuri ya nkuru yacu nyamukuru ivuga ko Gisegeti yamaze kuba yakiyahura, ndaje tubirebera hamwe. Ariko mbere gato yuko tujyayo, reka tubanze turebe ese izi drone ni he zarashe nanone mu bijyanye n'urugamba ruri kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru y'ingenzi agaragaza ko drone za FRDC zarashe ku kibuga cy'indege cya Minembwe, hatagamijwe kurasa umusirikare cyangwa se ikindi runaka, bisa naho hagamijwe kwangiza iki kibuga cy'indege kugira ngo kidakoreshwa. Urundi ruhande zarashe ku bitaro, by'umwihariko igice kivurirwamo abana batoya. Reka duhere ku bijyanye no kuba zarashe ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Bivugwa ko impamvu cyangwa se intandaro yo kugira ngo iki kibuga cy'indege cya Minembwe kiraswe, nubwo atari ubwa mbere kirashwe. Mu minsi ishize umugabo witwa Kongolo, uyu nguyu nakagara mu banyamurenge benshi baramuzi. Uyu mugabo yari amaze iminsi n'ubundi ameze nk'ari kugitunga agatoki, avuga ngo nyamara kiriya kibuga cy'indege cya Minembwe nicyo gituma mudafata Minembwe centre, kubera ko nicyo M23 iheraho umusada bano basore batwirwaneho. Babashije kugifata byatuma Twirwaneho itabona umusada, n'abaje kuyiha umusada ba M23 nibo babona uko basimburwa. Nicyo gitekerezo yatangaga ku ruhande rw'umwanzi, birumvikana. None ibyo byose amaze kubivuga, yakwinze kugenda bigaragaza cyane cyane mu minsi ishize, none birangiye gitangiye kuraswaho. Nubwo atari ubwa mbere kirashweho, gusa ubu tuvugana nacyo kiri mu bintu byibasiwe, bisa naho ari ukucyangiza kigamijwe. Urumva iyo hajemo ibintu by'imikoki n'iki, hari indege zimwe bigora kugira ngo zibe zagwaho, cyane cyane izikoresha amapine kugira ngo zihaguruke. Cyakoze na nk'akajugujugu ntibyayigora, ariko nk'izi zikoresha amapine
kugira ngo zihaguruke birazigora, urumva igenda ihura n'imikoki n'iki, rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko itari buze no kugwa kw'icyo kibuga. Gusa kenshi binarangira hakozwe umuganda, abaturage bakongera bakagisana kuko nibo bakeneye kugenderana bava mu bice bimwe bajya mu bindi. Urumva rero ni ikintu nacyo cyabaye ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Tugiye ku bijyanye n'ibitaro rero, biravuga ko ibitaro byarashwe bisa naho umwanzi yaragamije kugira ngo akureho aho inkomere zatwirwanaho na M23 zivuriza. Gusa bisa naho nanone yaragamije guhungabanya umutekano w'abaturage kugira ngo bahunge nk'uko basanzwe n'ubundi babatesha umutwe. N'ikimenyimenyi ahibasiwe cyane ni ku gice kivurirwamo abana batoya ndetse kandi n'abagore batwite, ubwo ni maternité niko wabyita. Ku bitaro bya Minembwe biravuga ko ariho handi drone zabashije kuba zamishagira ibisasu bikangiza ibikorwa remezo cyangwa se ubutunzi rusange mu buryo bukomeye cyane cyangwa se bunagaragarira amaso. Ubwo rero umwanzi bisa naho yaragamije kugira ute kwibasira ahantu inkomere zivurirwa muri rusange, ariko bikaza kurangira arashe ku gice kivurirwamo abana, bisa naho nabyo ari ukwibasira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Umwana afite uburenganzira bwo kuvurwa uko byagenda kose, haba hari intambara cyangwa idahari. Ibyo ni uburenganzira nyine yemerewe n'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubwo rero iyo aba ari M23 ikoze ibi bintu, uretse ko itabikora, abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu babandi ngo Human Rights Watch bari guhita basohora itangazo bamagana ko ikiremwamuntu cyahohotewe. Bano bakunda kwamagana M23 ngo u Rwanda bakamentioningaho kenshi, bakavuga ngo twebwe turi Human Rights Watch, ngo tuvuga ko turwanira cyangwa se turengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abangaba iyo aza kuba ari nk'undi wese wakoze iki kintu, bari guhita basohora itangazo kugira ngo mubone ko aba bantu bamaze gufata uruhande. Ngaho nimutegereze murebe ko hari itangazo bari buze kuba basohora bamagana igikorwa cyo kurasa ku bitaro. Igisubizo ni oya, nta tangazo bari busohore, ahubwo ikintu kiriho barategereza nibabona leta ya Kongo yamaganye intare za Sarambwe n'u Rwanda, bahite babyongeraho nabo babishimangire bavuge natwe turabamaganye. Bisa naho leta ya Kongo yamaze kuba yagira ikitamika abantu ba Human Rights Watch. Ubwo rero katutegereze turebe wenda kitangazo rizaza. Gusa ibitaro byo kuba byarashwe kandi urumva umwana wahavurirwaga ntari mu rugamba, ntahese imbunda, umwana warashwe ntahanganye na leta, nta mbaraga yifitiye. Ubwo rero birumvikana ko ari akarengane kakomeje kuba kandi kibasira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Si ibyo gusa kandi, mbere gato ko tujya kuri ya nkuru ivuga ko Gisegeti yamaze kuba yakiyahura, si ibyo gusa, hari n'andi makuru avuga ko Jean-Luc Habyarimana ndetse kandi na Kayumba Nyamwasa bamaze guhuriza ku mugambi ndetse n'inama iherutse kuba ihuriwemo n'abasirikare bakuru ba FARDC. Ni inama ngo yo kuvugurura FDLR. Gisegeti yabemereye cyangwa se yamaze kuba yabaha miliyoni 21 z'amadolari ngo zo kugira ngo babashe kuvugurura igisirikare cya FDLR kigiye imbaraga. Muri kukivugurura harimo kugira ibikoresho bya gisirikare ndetse kandi no kurokirita abasirikare bashya, ndetse kandi muri kukivugurura ndetse no kurinda no guhindura bamwe mu bayobozi ba FDLR bivuga ko bafite imyaka yo hejuru y'ubukure, bakazana abana bize cyane guhabwa imyitozo. Aya mafaranga ngo niho azagendera nk'uko inama iherutse kuba iri kubigaragaza. Ubu tuvugana rero bakunda kuvuga ko bazibasira umutekano w'u Rwanda, bakawuhungabanya, bakarasa mu bice bitandukanye by'u Rwanda, uretse ko bavuga ko bafite umugambi wo gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko uwo mugambi nk'uko tubibona tugendeye ku bwirinzi bw'ingabo z'u Rwanda, ese dushobora kwibaza baca he? Baca mu kirere se? Igisubizo ni oya, ntabwo baca mu kirere. Baca ku butaka se? Igisubizo ni oya, ntabwo byabakundira. Baca mu mazi se? Igisubizo ni oya, ntabwo byabakundira. Ibyo byose tumaze kubirebera hamwe tubona yenda igishoboka, uretse ko nabyo bisa n'inzozi zitabaho, nuko wenda bakambuka umupaka tukumva ngo bambutse umupaka, hanyuma ingabo z'u Rwanda zikabarasa bagasubirayo. Nicyo genda cyashoboka. Ariko mu bitero byagiye bibaho byo mu bihe byashize, bagiye banibasira abaturage b'u Rwanda, bamwe barakomereka abandi barapfa nk'uko twagiye tubibona mu makuru yashize. Ubwo rero aya mafaranga arashowe, Gisegeti arashowe, yamaze kubakira arika byaragaragaye. Umushaka kumurya amafaranga wese aragenda ati ndagukubitira u Rwanda, agahita amwihera amafaranga. Ndayishimije ngo twaribonye ko yagiyeyo, kandi nawe birumvikana ntabwo yaje imbokoboko, yazanye ikintu cyitwa urufito. Ndetse kandi mu kiganiro gikurikira dushobora kuzareba bimwe mu bikoresho ashobora kuzagura, kuko yabwiye Gisegeti ko ngagiye kugura ibikoresho bishya mu rugamba kugira ngo abashe guhangana n'icyo bita u Rwanda
kuko Ndayishimira Gisegeti bo bavuga ko ngo bahanganye na M23 bagahita bongeraho ngo n'u Rwanda mu mvugo zabo. Gusa u Rwanda rwo rukunda kubihakana binyuze mu muvugizi wabo Yolande Macron ndetse n'umuvugizi w'igisirikare cya RDF bakunda kubihakana bavuga ngo twebwe ntabwo ari twe duhanganye na bariya mu rugamba, twebwe turinda imbibi zacu gusa. Ibyo bikagarukira aho ngaho bigendanye n'ingamba z'ubwirinzi. Nguko rero tuzazarebera hamwe mu biganiro bikurikira ese niki kizakurikira, bazabasha kubigeraho, nibi bikoresho bazazana, kuko amakuru azagenda tugeraho tuzagenda tuyakugezaho. Wowe gusa upfa kubona kano ka background k'umuhondo kazengurutse ikiganiro, nujye ukabona kuri thumbnail runaka, ujye uhita ukandaho ureba amakuru agezwe cyangwa se ibiganiro bigezweho mu buryo bukomeye cyane. Ya nkuru rero twavuga ko Gisegeti yahuye, ubu tuvugana yamaze kuba yajya mu ntambara na Kiliziya Gatolika. Ibyo rero ari byo biri gufatwa nko kwiyahura. Ese Kiliziya Gatolika ifite izihe mbaraga? Ariko mbere gato ko turebera hamwe uburyo ki yaba yiyahuye, reka turebe uburyo yashoje intambara, nyuma tugaruka turebe uburyo ari uburyo bwo kwiyahura. Ishyaka rya Gisegeti cyangwa se ishyirahamwe ry'amashyaka ya Gisegeti ari nayo ari ku butegetsi yitwa New Sacre. Iri shyaka ryamaze kuba ryifatira cyangwa se ryifatira ku gahanga Kiliziya Gatolika Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rivuga ko kandi iyi Kiliziya Gatolika ngo bamaze kuvumbura ko ifite umugambi wo guhirika ubutegetsi cyangwa se gutera kudeta. Ikindi ngo bafatanyije na His Excellency Paul Kagame w'u Rwanda, ngo banafatanyije na Kabila aho uyobora iki gihugu, ngo banafatanyije na AFC M23. Niko iri shyaka rya New Sacre ryamaze kuba ryatangaza. Rinamagana ibikorwa byo kuba Kiliziya Gatolika ngo yivanga mu bya politiki, ndetse kandi kanafatanya n'umwanzi wa Kongo mu gukoraho ubutegetsi bwa Kongo. Urumva ko iri shyaka rya New Sacre ryo ryashoje intambara kuri Kiliziya Gatolika. Turaje turebe se Kiliziya Gatolika ifite imbaraga zingana iki zanakuraho Gisegeti mu buryo bisa no kwiyahura. Yego. Undi mugabo witwa Moise Katumbi Chapwe, uyu nguyu yamaze kuba nawe agiriye ibindi bintu avuga. Yaje ameze nk'ari kuvugira Kiliziya Gatolika. Uyu mugabo ayobora ishyaka ryitwa Assemblée de la République, niryo shyaka ayobora, rimwe mu yakunzwe cyane hano ku butaka bwa Repubulika, cyangwa se rifite abayoboke benshi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko yamaganye ibitero bya politiki bigabuga kuri Kiliziya Gatolika. Ubwo ni nk'ibi bya New Sacre yavugaga. Yavuze ko abyamaganye ndetse kandi Kiliziya Gatolika yagize uruhare runini mu iterambere, ndetse kandi yanagize uruhare runini mu kunga abanyekongo, mu kugabanya intambara muri byose nyine, muri politike no kugira ngo demokarasi ibiri ku rwego, cyangwa se kugira ngo muri Kongo habe ihererekanya ububasha mu mahoro. Ryambere ryabayeho ubu Kiliziya Gatolika yabiteye. Aha ngaha niko uyu mugabo Moise Katumbi yabashije kuba yavuga. Naho abihaye Imana bo bayobowe n'umugabo witwa Fridere Ambongo. Uyu nguyu ni nawe uyoboye Kiliziya Gatolika zose zo mu rwego rwa Afurika yose. Umukatolika wese ahari wo muri Afurika ayobowe na Fridere Ambongo, newe umushinzwe mu bijyanye n'iyobokamana cyangwa se mu bijyanye no kuba ari umuyoboke we. Nukuvuga ngo muri Kongo naho bafite imbaraga nyinshi ku buryo bukomeye cyane, haba mu bya politike ndetse no mu by'iyobokamana, abantu ba Katolika ba Kiliziya Gatolika. Urumva rero uyu witwa Moise Katumbi avuze ko Kiliziya Gatolika yagize uruhare runini mu bya politike kugira ngo politike imere nk'aho igiye ku murongo, hazeho demokarasi. Nubwo idahagije ariko ngo niyo hari nkeya ngo bayikesha Kiliziya Gatolika. Niko mu magambo ye yavuze, ari no kwamagana bya bitero nyine bigabwaho. Niko Moise Katumbi yavuze. Reka turebe ese Kiliziya Gatolika, kugira ngo turebe niba uyu Moise Katumbi atabeshya, dusubire inyuma gato mu mateka. Kiliziya Gatolika n'uruhare yagize muri politike kugira ngo hazeho ka demokarasi. Reka nkita ka demokarasi kubera ko si nyinshi. Ubwo Kabila yashakaga kugondera ubutegetsi, Kiliziya Gatolika yamuteje abaturage cyane cyane babayoboke kuri Kiliziya hose, bakababwira ati mwamagane ibi bintu rwose ntabwo bikwiriye, muzishyireho umuyobozi mushaka. Nicyo cyatumye rero Kabila avuga ngo reka ntange ubutegetsi ku mahoro. Bwa mbere mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kabila uyoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka 18, ahererekanya ubutegetsi n'uwo bari bahanganye mu matora witwa Gisegeti ku mahoro. Bwa mbere kuva iyi si ya rurema yabaho, nibwo bwa mbere byari bibayeho. Icyo ni kimwe. Maze kubona ko Kiliziya Gatolika yagize uruhare muri politike ndetse no kugira ngo demokarasi nkeya, nubwo ari nkeya, ibeho. Noneho iyi Kiliziya Gatolika
Gisegeti yamaze kuba yakikururiza, yamaze kuba yashotora, ishobora kumukorera n'ibintu bibi cyane bikomeye, ari nacyo gisa no kwiyahura. Abasesenguzi benshi nabo bari kuvuga ati Gisegeti ariyahuye kuba yiteranyije na Kiliziya Gatolika. Urumva umugabo witwa Joseph Kabila yabaye nkaho yiteranyije na Kiliziya Gatolika, imukura ku butegetsi nubwo yavuyeho ku mahoro, ariko Gisegeti we ashobora kuzava harashwe. Nibyo barebera kuri ibintu bya politike, bari kuvuga bati uyu Gisegeti nta kindi akoze uretse kwiyahura, yiyambuye ubuzima mu kwiteranya na Kiliziya Gatolika. Turebere hamwe imbaraga za Kiliziya Gatolika niba zibishoboye. Mbere na mbere tutagiye na kure, bamwe mu barinda Gisegeti n'abayoboke ba Kiliziya Gatolika bumva cyane kandi bishimira, ndetse kandi bumva cyangwa se bayoboka ibitekerezo by'abayobozi bakuru babo, babasenyeri babo. Babazwa cyane no kuba wasuzugura umusenyeri wabo cyangwa se umupadiri wabo. Ibyo birababaza cyane. Bamwe mu bamurinda abo bari inyuma ya Gisegeti n'imbere n'impande zose, ndetse kandi bafite imbunda zirimo amasasu. Aba bashobora kumwirasira bo ubwabo bitanagendeye kuba hari amafaranga bahawe. Urumva kuntu Gisegeti yiyahuye, arimo ariyenza ku bantu bafite influence kuri papa w'abantu bafite imbunda zimuri impande, arimo arabiyenzaho. Urumva ubwo ngubwo no kwiyahura. Urundi ruhande dushobora kurebera hamwe imbaraga za Kiliziya Gatolika, tukavuga ati Gisegeti yambuye ubuzima nta kindi akoze. Kiliziya Gatolika yo imushinja ko ngo yaba hari amasezerano y'ibanga afitanye n'u Rwanda yo kugira ngo ace Kongo mo kabiri. Urumva Kiliziya Gatolika n'ikimushinja aricyo cyatumye nyine, urumva Kiliziya Gatolika ifite iby'umushinja nawe afite iby'abishinja. Byose hamwe bose bashinjanya gukorana n'u Rwanda, kuko u Rwanda barwita umwanzi wa Kongo. Noneho iramubwira ati zana inyandiko z'ibanga z'amasezerano yagiranye n'u Rwanda kugira ngo uce Kongo mo kabiri, ukomeze uteze intambara, uteze ibyo guhindura itegeko nshinga, hanyuma abo murasirazuba bwa Kongo biyomore bagira igihugu cyabo. Izo nyandiko z'ibanga baba ufite zishyira hanze zigaragara, niko Kiliziya Gatolika iri kumubwira. Urumva nicyo kintu iri kumushinja. Izo ni imbaraga zikomeye. Noneho iyi Kongo, Kiliziya Gatolika yo muri Kongo iri mu zambere zikomeye ku isi. Nukuvuga ngo uyu mugabo Fredere Ambongo, nkuko natangiye bikubwira, ni uyoboye Kiliziya Gatolika yo mu rwego rwa Afurika yose. Umuntu wo muri Eglise Catholique wese ahari ku isi ya rema, by'umwihariko uwo muri Afurika, agomba kuba yubaha cyane anumva ashyigikiye ibitekerezo bya Fredere Ambongo. Uyu nguyu wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niwo muyobozi cyangwa se umushumba wa Kiliziya Gatolika yose mu isi, by'umwihariko muri Afurika. Mu isi abakatolika bayoboye na papa, yego twese turabizi, ariko muri Afurika, mu rwego rwa Afurika, ni nk'ari papa wa Afurika, niko navuga. Gusa we yitwa musenyeri wa Afurika n'ubundi, Fredere Ambongo, oherereye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva abantu yiteranyije nabo bose, bya bihugu by'i Burayi, urumva yiteranyije n'Ubutaliyani, hamwe yiteranyije na Vatikani, ibihugu bikomeye. Ububirigi ufitemo, Kiliziya Gatolika ifitemo ubuhangange bunini. Mu Bufaransa nuko yiteranyije n'ibihugu bikomeye. Urumva n'abanyepolitike b'i Burayi mu bihugu bikomeye nko mu Bubirigi, igihugu cyari gisa naho kimuhetse kinamwagiserera mu bibi byose. Bazavuga bati ntago turi butakaze imyanya cyangwa se amajwi y'abanyakatolike cyangwa se y'abakatolike dufite mu bihugu byacu tujya guhangana no mu katolike mugenzi wabo. Niko bazavuga. Turajya guhangana na Fredere Ambongo muri Kongo dufatanyije na Gisegeti, dutakarizwa icyizere n'abakatolike bose dufite hano mu Bubirigi? Igisubizo ni oya. Niko Maxime Privé yatabigenza, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi. Avuga okay, reka duhare Gisegeti tumureke, ariko mu gihugu cyacu imbere, kugira ngo amashyaka yacu cyangwa se ihuriro ry'amashyaka yacu rijye riguma ribona amajwi aturutse ku bakatolike, kubera ko tutabangamiye uwo bafata nka papa wabo, Fredere Ambongo. Urumva ikintu kibayeho, Kiliziya Gatolika ifite imbaraga nyinshi. Urumva ubufasha yakuraga i Burayi nabwo buramera nkaho buvuyeho, ni mu gisa nko kwiyahura. Ubwo rero Gisegeti arasigara ameze nk'akaji katarimo umuretimo imbere, karimo kareremba hejuru y'amazi, gashobora guhura n'ibuye, gashobora guhura n'ubwato cyangwa iki, rigahita rikamena. Gisegeti aramera nk'igi riri mu mazi abira, igihe cyose atari kumwe n'Ububirigi, atari kumwe n'Ubufaransa. Bamwe bamutera inkunga ko baramwiyomoraho kubera ashotoye Kiliziya Gatolika, burya nabo n'aba members bayo benshi muri bo. Hanyuma Kiliziya Gatolika muri Kongo ifite abakatolike cyangwa se abakristu bangana na 60%. Hanyuma ibikorwa remezo ifite nabyo ni hafi aho ngaho 65%. Amavuriro burya menshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amashuri amenshi na Kiliziya Gatolika. Ubwo rero
ifite n'uburenganzira bwo kuyimura cyangwa se igafunga imiryango bitewe n'uko umuyobozi uriho yabananiye. Natwe dufunze amavuriro yacu, dufunze n'ibikorwa remezo bindi byacu twagiye twubaka hirya no hino, turabifunze imiryango. Ubwo burasirazuba bwa Kongo womoye kuko aribwo bufite amahoro bunagendera ku murongo mwiza urengera ikiremwa muntu, niho tugiye, kubera ko ntabwo tuzaba Kiliziya Gatulika ihohotera ikiremwa muntu, ifata ku ngufu abagore n'abakobwa. Ntabwo tuzaba Kiliziya Gatulika iri mw'iyo zone, iri mw'iyo sura, kuko tuzaba turi kwikuraho amanota cyangwa se tuzaba turi kwikuraho ubuhamya bwiza. Niko nabivuga. Icyo gihe tuzahita tubara Kiliziya Gatulika yaje ku ruhande rwa Makenga n'intare za Sarambwe muri rusange. Ubwo rero urumva ko Gisegeti sinzi niba usobanukiwe uburyo ki arimo yikururira umuriro, ameze nkaho yifatiye imbunda ku gahanga, ameze nkaho rwose ari uburyo bwo kwiyahura, bwo kwiyambura ubuzima, kubera ko yashotoye abamurinda. Niko navuga, nubwo bari abacecetse ariko bubaha umushumba wa Kiliziya Gatulika, ndetse kandi ibyo babasaba ngira ngo bashobora kutabikora bose, ariko 2 cyangwa 3 muri bo bashobora kubikora, bakaba baranarasa Gisegeti akavaho ku mahoro cyangwa se ku ntambara, kuko byose birashoboka. Reka duhurire mu kindi kiganiro. Ugira amahoro y'Imana. Njyewe nitwa Baraka, duhurire mu kindi kiganiro. Murakoze cyane.